Welcome to Literature TV. I think that you see the Benz which is moving on the muddy road, and you see that also we have the people who are walking on foot, and they have mud on their clothes because of this moving car. So the poem that we are going to talk about is about, of course, pedestrian passing Benzman. Reka rero mbashimire cyane kuba muje kuri Literature TV. Nanone ubu tugiye kubasobanurira poeme yitwa cyangwa se umuvugo witwa Pedestrian Passing Benzman. Mwabonye hari abantu bari mu muhanda, imodoka ibacaho igenda ibatera ibyondo kubera nyine imvura yari yaguye. Pedestrian rero icyo bivuze ni umuntu ugendesha amaguru, pedestrian ni bari bagenda n'amaguru. Passing Benzman ni ukuvuga Benzman birumvikana ni aba bakiri bafite amamodoka ya Benz. Ni ukuvuga ngo pedestrian yaciye ku mugabo wari utwaye Benz, ariko iyi ni ironic poem. Ni ukuvuga ngo mumaze kumenyera ironic poem cyangwa se ironic speech or ironic everything which is ironic. Ni ukuvuga ngo icyo kintu kiba gisobanuye ikinyuranyo cy'ukuri. Nta kuntu umunyamaguru yaca ku muntu utwaye imodoka, namwe muriho murabyumva. Ese uyu yashaka kugaragaza iki muri iyi poem cyangwa se muri iki gisigo? Reka rero mbashimire cyane ko mukomeje kubana natwe hano kuri Literature TV. Abantu mukomeje gukora subscribe rwose, big up. Hanyuma n'abandi mutarabikora, ndabizi neza ko muri buze kubikora. Mukande kuri like na subscribe kandi musharinge izi content. Dukomeje kugenda tubashimira cyane abantu mugenda munduha ibitekerezo. Ntabwo ari uko tuba twabisuzuguye, ahubwo nuko tuba turi kugenda tubyitondera kugira ngo tuzabashe gusubiza ibyifuzo byanyu, ariko buhoro buhoro rwose tuzagenda tubikora kandi nta kintu mwatuburana. Niyo mpamvu rero tugenda tugerageza kuzana udushya. Ikintu muzajya mubona rwose twashyizemo gishyashya cyabashimishije mujye mutubwira, kugira ngo tujye turushaho kugenda tunoza serivisi tugenda tubagezaho. Tugenda dushyiramo ibishushanyo, dushyiramo utuntu tugiye dutandukanye. So rero kugira ngo content irusheho kumvikana, murabona aba bantu ko ari babiri, urabona ko basa naho bafitanye amakimbirane. Umwe ni pedestrian, uyu nguyu wambaye imyenda yacitse Benzman. Murabona hariya uburyo bahagaze nk'umukire, nta nicyo bimubwiye. So nawe reka rero turebe, tutangire nkuko twari tumaze kubibasobanura. Intego yacu nta yindi niyo kugira ngo murusheho kunguka ubumenyi, ni mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Stay in touch. Pedestrian passing Benzman, Robert Ojuka, Kenya. This is the poem which is going to be interpreted by Muziranenge Thierry or M. Thierry, the teacher. So now let us start. You man lifted gently out of poverty and suffering, we so recently shared. I say, why splash the muddy paddle onto my bare legs as if still unsatisfied? Hano uyu mukene cyangwa se uyu pedestrian yabonye umugabo aciyeho mu modoka ye, atamubwira ati wa mugabo wowe w'inkirabuheri uvuye mu bukene ejo bundi n'imibabaro twari dusangiye, none urimo uragenda untera ibiziba n'ibyondo. Mbwira, I say, why splash the muddy paddle onto my bare legs as if still unsatisfied? Ndabivuze, sobanura impamvu uri kugenda untera ibiziba byuzuyemo ibyondo kuri ibi birenge byanjye bitafite n'ikintu byambaye, nkaho utaranyurwa. No kuvuga ngo uyu mukene yabonaga uyu mugabo wa Benzi amuteye ibyondo mu rwego rw'agasuzuguro, cyane ko yari yambariye n'ibirenge byonyine gusa, bare legs. Hanyuma noneho akavuga ati wese ibyo ufite ntabwo biguhagije ku buryo ukomeje kugenda unsuzugura. With your seated opulence, as if you are not satisfied with your seated opulence, you must sully the unwashed with your diesel smoke and muddy water. Hanyuma rero arangije aramubwira ati ese ntabwo uranyurwa naho hantu ugenda wicaye hahenze? Ubwo ni nko kuvuga ati ntabwo uranyurwa niyo modoka yawe, ku buryo ugenda udutera ibyondo, udutera n'imyotsi, twebwe nk'abantu tugenda ku maguru.
muri make urumva ko yari yababaye. And force him buy beyond his means a bar of soap from your shop. Hanyuma warangiza umuntu uteye ibyo byondo ukagira ukashaka no kugira ngo akoreshe umutungo we yari yifitiye cyangwa utwo yari yifitiye ajya adushora iwawe kugira ngo agure a bar of soap cyangwa se agure umuti w'isabune mu iduka ryawe. A few years back we shared a master. Ati mu myaka mike yishize twese twari dufite umuntu wadukoreshaga. Today you have none, while I have exchanged parasite for something worse. Ati nyamara uyu munsi wagize amahirwe ntugifite abakigukoresha, mu gihe ngewe namaze kubona yuko mfite ibintu bigenda binyonka parasite. But maybe a few years is too long. Aramubwira ati ariko birashoboka yuko wibagirwa vuba. Ati wibagirwa vuba rwose, none urimo uragenda udusuzugura, mwabaye abaparasite, mwabaye ibiryi kuri twebwe, ku buryo rwose mubona n'utwo dufite tugomba kujya tutubazanira. Urumva impamvu nta yindi ni kwa kundi yari amuteye nyine ibyondo. Ubwo nta kindi ari gukora, ari afata amafaranga ajye kugura a bar of soap kuri uyu mukire. Bivuze ngo hari ukuntu abakire bajya bagira gutya bagateza nk'ibibazo abakene mu rwego rwo kugira ngo abo bakene baze babasanga n'utwo bari bafite baze kuduha abo bakire. Urumva ko ni umuco utari mwiza. So muri make iyi poem iragenda ivuga kuri uyu muntu utari wishimiye uburyo uyu Benzman yari amuteye ibyondo abona ko ari ukumusuzugura. Aha rero kuri iyi slide murabona ko hariho new words, hari amagambo twagiye dusobanura kugira ngo birusheho kumvikana. Splash nko kumena amazi ku kintu cyangwa se gutera amazi ku kintu. Puddle ni ibiziba. Muddy ni ikintu cyuzuyeho ibyondo. Mud ni ibyondo, muddy ni ikintu cyuzuyeho ibyondo. Opulence ni ukuvuga ni ubukire cyangwa se icyo twita wealth. Aya magambo rero ni amwe mu magambo ushobora kubona ukabona ko ari amagambo agukomereye, ariko mu by'ukuri aragufasha gusobanukirwa iriya poeme cyangwa se kiriya gisigo. Rero nk'uko mubibona hari ukuntu nyine abantu bagenda bakira bakava mu bukene vuba, bamara kuva mu bukene vuba bagatangira kugenda birata ku bandi. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza. Niyo waba utwaye imodoka ukabona abantu bari mu muhanda, ugomba kugerageza kugenda buhoro buhoro kugira ngo utaza kubahutaza ubatera ibyondo, ubatera ivumbi, ubereka ko mbese wowe ahantu wicaye nta cyagukoraho. Kandi ujye wibuka ko iyo modoka yawe uramutse ugeze imbere ukagira ikibazo, ba bantu wagiye wirataho wirenguraho nibo bantu ba mbere baza kugukiza mu gihe iyo modoka yaba ikwamye, nibo bayisunika. Yaba yaheze mu cyondo nibo bayisunika n'ubundi. Niba ibuza amazi, imodoka nayo ikoresha amazi, nibo abantu uzatabaza birukanke bajye kugushakashakira ayo mazi kugira ngo imodoka yawe itagira ikibazo. So now aha rero tugeze kuri poem analysis, kuko buriya poeme yarangiye. Pedestrian to Passing Benzman is an ironic poem by a Kenyan poet Albert Ojuka which compares and contrasts the rich and the poor in African societies. Hano rero uyu muvugo wa Pedestrian to Passing Benzman ni ukuvuga ngo ni umuvugo uba uninura cyangwa se uvuga uri ironic. Donc ironic, irony ni ukuvuga nyine ikintu gitandukanye n'igitekereza. Ni umuvugo rero uri ironic, ukaba waranditswe n'umunyakenya w'umupoet cyangwa se w'umusizi witwa Albert Ojuka. Ariho ngo bari kugereranya abakire ndetse n'abakene bo mu bihugu bya Afrika, mu masosiyete yo muri Afrika. The poet suggests that the rising middle class in Africa is getting richer and powerful because of exploiting the poor people. Uyu rero uyu mu poet cyangwa uyu musizi aragenda agaragaza ko hari abantu bari baciriritse bageze aho ngaho baba abakire ndetse bagira n'imbaraga cyane. Ibi ngibi bakaba barabigezeho kubera kugenda be-exploitinga cyangwa se banyunyuza imitsi y'abakene, bakabazamukiraho bagakira, kandi nyamara
mu bihe byashize bari abantu bari aho ngaho wenda badakennye cyane ariko barimo hagati na hagati, middle class, aho bita ababourgeoisie, abantu bo muri middle class, umuntu uri muri middle na wundi uri hagati y'umukene n'umukire. Noneho uyu nguyu nawe yazamutse akaba umukire nyine, urabona ko hari uburyo agenda asa naho atabyitwaramo neza, yibagirwa aho yavuye. The Benzman in the poem arrogantly splashes the muddy puddle onto the legs of the pedestrian so that the pedestrian may go and buy a bar of soap from his shop. Hano rero uyu mugabo ufite benzi uvugwa muri iki gisigo ni umuntu uri arrogant cyangwa se ni umuntu w'umwirasi. Ni ukuvuga ngo n'ubwirasi bwinshi, yateye ibiziba birimo ibyondo ku maguru, ku birenge by'aba banyamaguru bari bariho bagendesha amaguru nyine byumvikana, kugira ngo abo banyamaguru bagende bajye kugura imiti y'isabune muri shop cyangwa mu iduka ry'uyu mugabo. Urumva ukuntu mugabo atari mwiza. This is to say, most of the problems facing poor people are caused by the rich who later turn them into opportunities for exploiting the poor people. So ibi rero ngo bishatse kuvuga yuko ibibazo hafi ya byose abakene bahura nabyo biterwa n'abakire, nyuma bakaza kugira gute, bakaza gusubira inyuma bakabaka n'utwo aba bakene bari bafite. Ni ukuvuga ngo rero wa mukire nyine nk'uko twabivuze, iyo amaze kuguteza ibibazo abagira ngo ugaruke inyuma ujye kumushaka, noneho niba ari n'udufaranga wari ufite ugende ujye utumushoreho. Urugero nk'ibihugu bikomeye hari ukuntu byishyira hamwe ngo bigateza ibibazo mu bihugu bya Afurika, mu rwego rwo kugira ngo ibihugu bya Afurika bisubire inyuma bigende bijye gushakisha ibyo bihugu by'ibikire, noneho bagirana amasezerano, niba ari imyenda ibi bihugu biciriritse biyifate bize biyikoreshe mu gukemura ibibazo by'abantu byatewe na ba bantu nyine bo bakire babandi muri biriya bihugu bikomeye. So urumva rero muri make abantu bateza ibibazo barangiza bakaza no kugira ngo babyungukiremo mu gihe abandi baba babihomberamo. Actually this is not a good culture. So now hano rero tugeze ku byo twita themes cyangwa se insanganyamatsiko. Classes, ya mbere ni classes ni ukuvuga ni ibyiciro by'abantu. The poem is about two classes in this society. Iyi poem iravuga ku byiciro bibiri by'abantu muri societe. The middle class as represented by the Benzman. This is a class comprising of arrogant people who own the major means of production and live luxuriously. Hano baratubwira yuko ayo maklasi abiri harimo middle class, ni ba bantu bari hagati na hagati, batari abakire kandi batari n'abakene. Abangaba bakaba bagaragazwa n'uyu muntu Benzman. Aba bantu rero ngo ni abantu baba bafite umwirato cyane ko baba bafite n'ubutunzi ndetse bakaba mu buryo buhenze. The Benzman, for instance, owns a shop and drives an expensive Benz. Urugero, uyu Benzman afite shop, afite iduka kandi akongera agatwara n'imodoka. On the other hand, there is a class of poor people being represented by the pedestrian. Ku rundi ruhande hari abandi bakene bahagarariwe n'uyu munyamaguru. This is a class comprising of people who not only walk on foot as their means of transport, but also they can't even afford to buy the shoes. Aba rero ni ba bantu baba bagenda ku maguru nkaho ari bwo buryo bwonyine bafite bushobora kubafasha mu kwideplasa, ndetse gasanga ni na ba bantu bakennye cyane ku buryo badashobora no kubona amafaranga yo kwigurira inkweto, nk'uko twabonye ko bafite icyo twita bare shoes. Ni ukuvuga ngo hari class ebyiri, hari izo z'abakire baba batunze bya mirenge, hakaba n'abandi noneho bagenda ku maguru ariko badashobora no kuba bakwigurira n'izo nkweto. Abo bakire rero ugasanga barimo baragenda babiryaho mu modoka bagenda babatera ibyondo. Because of arrogance, the Benzman purposely splashes muddy puddle onto the bare legs of a pedestrian. Kubera rero uwo mwirato, arrogance, uyu mugabo utwaye benzi yabikoze ku bushake, atera ibiziba byari birimo ibyondo kuri ibyo birenge by'abo bantu
cyangwa se kuri ayo maguru y'abo bantu nyine bari bariho bigendera, kuko nta bundi buryo bwa transport bari bafite, so as to create a mechanism which will force the poor man to go and buy a bar of soap from his shop. Noneho rero ngo ibi ngibi yabikoze nyine kugira ngo ahimbe uburyo buri buze gutuma aba bakene ku ngufu, ni nko ku ngufu bari buze kugenda bagafata udufaranga twabo bagahita bajya guhahira mu iduka rya wa mukire isabune yo kugira ngo bafure barebe ko nabo basa neza, showing his dissatisfaction on the Benzman's arrogance, the pedestrian shows. Hanyuma rero uyu munyamaguru amaze kubona ko atishimiye agasuzuguro k'uyu mukire, yaravuze ngo why splash the muddy puddle onto my bare legs as if still unsatisfied with your seated opulence. Yahise amubaza ngo kuki unteye ibi biziba ku maguru nkaho udahagijwe n'ahantu wicaye hahenze. Urumva umuntu wicaye muri benzi aba yicaye nyine ahantu hahenze, imodoka irahenda, abantu bafite amamodoka nibo babizi cyane cyane izo za benzi. Hanyuma rero nyine uyu mupedestrian cyangwa se uyu munyamaguru nawe kugira ngo agaragaze ko arambiwe n'aka gasuzuguro cyangwa se abihaze, yahise amubwira ati nsobanurira impamvu unteye ibyondo kuri aya maguru yanjye nkaho wowe wumva udahagijwe no kuba wicaye muri iyo modoka cyangwa se muri iyo opulence cyangwa se muri icyo cyicaro nyine gihenze. Yego. Number 2, there is exploitation. Exploitation ni ukunyunyuza imitsi y'abantu. Reka turebe, in this society the poet shows that the rich are rich because of exploiting the poor. Hanyuma uyu mupoete cyangwa uyu musizi yashatse kugaragaza ko muri iyi sosiyete abantu baba bakire kubera yuko bagerageje kunyunyuza imitsi y'abakene. As seen in the poem, the Benzman exploit the pedestrian. Nkuko nyine byagaragaye, uyu mugabo ufite benzi yagerageza kugira gute gukandamiza no kunyunyuza aba banyamaguru. The poet shows that the Benzman creates a mechanism that will force the poor pedestrian to go and buy a bar of soap from his shop. Aho twagiye tubona ko nyine uyu mu Benzman agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo aba banyamaguru baze gutegekwa kujya kugura amasabune yo gukaraba no gufura muri iyi shop ye kandi ari we wabiteye. The good thing however is that the pedestrian is aware of it. Ariko ikiza nuko uyu munyamaguru agaragaza kabizi. He says, why splash the muddy puddle onto my bare legs and force him buy beyond his means a bar of soap from your shop. Ibi byose rero byo bigaragaza ko uyu mupedestrian abizi. Yamubajije nyine kiriya kibazo kucyo unkoreye ibi ngibi, byarangiza ukaza no kukreye uburyo buri buze gutuma tujya kugura amasabuni wawe. So the Benzman has become a parasite that feeds on the sweat of poor people. Hanyuma bigaragara ko uyu Benzman cyangwa uyu mukire yabaye nk'ikiryi gitunzwe n'ibyuya by'aba bakene. Nguko uko abakire benshi babaho hano kuri iyi si. It is like that they create the problems that will force those ones who are suffering from those problems to go and find them, to help them to overcome those problems. There is also a theme of betrayal. Number 3, tufitemo betrayal cyangwa se ubugambanyi. The poem shows the kind of betrayal portrayed by the Benzman. Hanyuma iyi poem igaragaza ubugambanyi bugaragazwa n'uyu muntu bwakozwe n'uyu Benzman. The Benzman and the pedestrian used to be poor and were suffering together, but after the Benzman became rich, he has forgotten the troubles they shared. Impamvu ni iyi, nuko uyu Benzman n'uyu pedestrian ubundi ngo bose barabakene, ariko noneho ngo banababariye hamwe birumvikana. Nyuma rero yuko uyu mugabo aje kugura benzi yarabaye umukire, ahita yibagirwa ibibazo bagiye basangira. He now despises the pedestrian by splashing the muddy puddle on to his bare feet instead of helping him rise from poverty. The Benzman hano rero icyo bagaragaza nuko arabizi, he despises. Ubu nonaha ubwo amaze kugura iyo benzi atangiye gusuzugura wa muntu basangiye ubukene ugendesha amaguru amutera ibyondo birimo n'ibiziba,
ku maguru ye, aho kugira ngo nibura amufashe nawe kuba yava mu bukene. The pedestrian says, human lifted gently out of poverty and suffering we so recently shared. Ahangaha rero aho bigaragarira ni muri uyu muvugo, aho uyu munyamaguru ahita abaza uyu mugabo ati, wowe wa mugabo we uvuye mu bukene buhoro buhoro, ejo bundi twarabusangiye n'imibabaro yose tukayisangira, kubera iki uri kunkorera ibingibi? Ibingibi rero ni ibigaragaza uburyo uyu umupedestrian atari yishimiye imyitwarire y'uriya mugabo, y'uriya Benzman, kandi bari barasangiye ubukene. Arrogance, harimo indi theme yitwa arrogance. The rich man seems to be arrogant because the success he has achieved. Uyu mukire ameze nk'umuntu wirata kubera ubukire nyine yagezeho. He despises the poor people who walk on foot simply because he after all owns an opulent or luxury Benz. Ibi rero ngo abikora asuzugura aba bakene bagenda ku maguru, kubera ko gusa ngo nyuma yaje kugira gutya agakubitana n'amahirwe akagura iyi benzi ihenze. He splashes the muddy puddle onto the pedestrian without considering that he makes him dirty. Hanyuma aravuga ati rero we yateye, uyu musizi aratubwira ati uyu mugabo yateye ibyondo aba banyamaguru atitaye ko ari buze kubanduza. The poet says, you must surely the unwashed with your diesel smoke and mud water. So now this is not good for society that need to prosper in all sphere. Iyi myitwarire iteye gutya ntabwo ari myiza kuri sosiyete ikeneye gutera imbere. The rich must respect the poor, especially knowing that they are rich because of the poor. Abakire mutege amatwi, abakire mugomba kubaha abakene, cyane cyane ko mugomba kumenya yuko muri abakire kubera aba bakene nyine bariho. Kuvuga ngo nta bakene bariho, abakire nabo ntabwo baba bakire, ntabwo byakunda. Niyo mpamvu agomba kuba mu bwubahane, especially niba waragize amahirwe ukaba wari umukene, ukagirirwa ubuntu bwo kugira gutya ukabona agafaranga, kubaka inzu nziza, ukagura amamodoka, mbari bihenze, ugatunga amakonti aremereye. Ibi ntabwo bigomba kugira nk'umuntu wibagiwe ko nawe wigeze gukena, ugomba kubyibuka. Hanyuma hari indi theme yitwa poverty. The pedestrian represent poor people who walk on their feet as the only means of transport. Poverty ni ubukene buragatsindwa. Hanyuma uyu munyamaguru rero ahagarariye abakene bagenda ku birenge, nta bundi buryo bafite. These ones are neglected by those who have gently become rich and don't want to share their wealth with the poor. Hanyuma noneho ngo aba rero bakaba basuzugurwa n'abo bantu bamaze kuba bahindutse abakire, kubera yuko ntabwo bifuza gusangira ubukire n'abo bakene. The pedestrian is still living a poor life as confesses in the lines 1, 2, 3. Pedestrian rero uyu nguyu aracyari mu bukene nk'uko abigaragaza mu murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Human lifted gently out of poverty and suffering we saw recently shared. Ko we arivugira ati, wowe wa mugabo we ukize uvuye mu bukene vuba n'imibabaro twari dusangiye. Bigaragaza ko uyu mu pedestrian akiri umukene. This is to say he is still poor while the Benzman has lifted himself out of poverty and he now has decent life. The poet shows that the pedestrian cannot even afford to buy shoes but walks on barefoot. Hanyuma rero ni ukugaragaza yuko uyu pedestrian akiri umukene mu gihe Benzman we yamaze kuba umukire, ubukene yabuteye ishoti. Ubwo rero yiberaho neza. Hanyuma uyu mupoet akagaragaza ko uyu munyamaguru yemwe adafite n'ububasha bwo kuba yakwigurira inkweto, kuko agenda ku maguru n'ibirenge bisa byonyine. Urumva rero ni ikibazo. So it is better to work hard in order to fight against the poverty. Ladies and gentlemen, listen to me. Ni ugukora cyane abantu bakarwanya ubukene, aho kugira ngo basigare bashwana n'abamaze gukora bakabwivanamo. Questions and answers. Tugeze rero mu gihe cy'ibibazo n'ibisubizo.
What is the poem about? Ese iyi poem iravuga iki? The poem is about comparison and contrast between the rich and the poor classes in African societies. Iyi poeme iravuga ikigereranyo, iragereranya abakire ndetse n'abakene, abakire n'abakene mu bihugu bya Afrika cyangwa muri society nyafrika. The poet suggests that the rising middle class in Africa is getting rich and powerful because of exploiting the poor people. Uyu mupoeta arashaka kugaragaza ko bantu bari barimo hagati na hagati mu butunzi muri Afrika bageze abo bakire bagira n'imbaraga, hanyuma noneho ibi babigeraho kubera kunyunyuza abantu bakennye. This is to say, most of the problems facing poor people are caused by the rich who later turn them into opportunities for exploiting the poor people. Hanyuma ibi ni ukuvuga ko rero ibibazo byinshi nyine abakene bagenda bahura nabyo biterwa n'abakire bahindukira nyuma bakaza kugaragaza ko aba bakene ariyo mahirwe yabo yo kugira ngo nyine bakire, hanyuma bagatangira kubanyunyuza imitsi babakoresha imirimo y'agahato, donc babakoresha nyine mu nyungu zabo mu rwego rwo kugira ngo barusheho kugenda bikungahaza. Ibi bintu rero African people who are like this Benzman really is not good. This is a bad culture. If you become rich, help others also to be rich too, like you are. But the problem that you have, hari abantu baba bifitiye mu mutwe horoshye ku buryo niyo wamuha miliyari ntacyo yayimaze uretse kuyirya akayinywera ubundi akayijugunya mbese ku buryo ubona no mu mutwe we nta kintu kirimo. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane, rero nta kuntu wamukiza, biragoye. Who is the persona? How do you know what kind of the poem is this? Ese ninde uri kuvuga muri iyi poeme? Ni ubizi gute? Ese iyi poeme cyangwa iki gisigo ni bwoko ki? It is a sonnet poem. It is made up 14 lines. Hanyuma aravuga ko iyi poeme ukurikije ubundi uko yanditse neza iri original ifite imirongo 14. The persona, ubwo ni sonnet. The persona is a pedestrian from lower class. Hanyuma noneho bakatubwira ko uvuga ni umunyamaguru uturuka mu bakene muri ya miryango iciriritse. This is evident as he complains because the Benzman splashes the muddy puddle to his bare foot. Ni ibintu hano byigaragaza kubera ko arimo arijujutira kuba uyu mu Benzman cyangwa uyu mukira muteye ibyondo ku maguru yonyine adafite icyo yambaye nk'inkweto. Number 3, what is the tone and the mood? Ese tone na mood y'iyi poem ni iyihe? The tone is lamenting and sad. Tone ni ukuganya ndetse n'umubabaro. The persona is sad because of the way he is mistreated by the Benzman. This creates an unhappy mood to the audience. Uyu rero uvuga arababaye, ararakaye kubera uburyo uyu mu Benzman cyangwa uyu mukire amufashe. Ibi rero bituma bimuremamo umwuka mubi, ndetse na audience cyangwa se n'abasoma iyi poem iyo bayisomye birumvikana ukagerageza kwifatanya n'uyu mu pedestrian, naho uhita wumva rwose ari ibintu bibabaje kubona umuntu aciyeho akagutera ibyondo kandi mwara bakene hamwe, hanyuma nyuma bikaza kugaragara ko we akize ariko akabyibagirwa agatangira kukwiryaho. Number 4, comment on the structure of the poem. Hano rero baratubwira ngo garagaza, gira icyo uvuga ku myubakire y'iyi poem uryo yanditse. Igisubizo, the poem is made up of only one stanza comprising 14 lines with regular rhyming scheme. So now iyi poeme ubundi buryo yanditse mu mirongo 14, noneho ikaba ifite icyo twita rhyming scheme idakurikije amategeko. Rhyme scheme tuzabyiga ibyo ari byo ni N. So reka tukomeze. Number 5, comment on the language used in the poem. Atigira icyo uvuga rero ku rurimi rwakoreshejwe muri iyi poeme. The poet has used easy language to understand. Umupoete yakoresheje ururimi rworoshye kurwumva. There is a good diction that focus on the message and the central theme easily.
amagambo yahisemo neza. Iyo tuvuze diction it is choice of vocabulary, kuvuga ngo uyu musizi aya magambo yakoresheje muri iyi poeme yahisemo neza ku buryo ahita asobanura neza ubutumwa ashaka gutanga ndetse n'insanganyamatsiko nyirizina mu buryo bworoshye. The use of words like poverty, suffering, bare legs all carry the picture of low class or poor people. Nk'amagambo yakoreshejemo ubukene, imibabaro n'ibirenge byambaye ubusa, ibingibi bihita bitanga ifoto y'abantu bakennye. Figures of speech zakoreshejwe ni izihe? Hakoreshejwemo assonance. Hano bavuze ngo madi, pado, must, sale. Ahangaha madi iyi a, pado n'iyi a bihita bitangamo ijwi rya assonance. Ni ukuvuga ngo assonance ni repetition of the vowel sound in the line of a poem. Yakoreshejemo ikindi cyitwa rhetorical questions. Rhetorical questions ni ikibazo kibazwa ariko kitari busubizwe. And force him to buy beyond his means a barrel of soap from your shop. Okay, so aho yavuze ngo hanyuma ukamutegeka kujya gukoresha utwo yari yifitiye aza kugura umuti w'isabune mu iduka ryawe. Iyo niyo rhetoric question yakoresheje. Hari yitwa rero onomatopoeia. Onomatopoeia ni ijwi ryigana ibintu runaka, ikintu kikubise hasi, firimbi, ihoni ry'imodoka, yego n'ibindi. Urugero, why splash? Splash, it is sound of water. Splash, splash. Splash ubundi ni ijwi ry'amazi, ikintu kikubise nko mu mazi. Yakoresheje none symbolism. Symbolism ni ibimenyetso. A parasite, ni ukuvuga ngo parasite stands for exploiter. Parasite ni parasite, wenda tuvuge iyo umuntu, iyo inka iriho twa dusimba bita ibirondwe, buriya kiriya kirondwe kiba kiri ari parasite. Ni ukuvuga ngo ni ikiryi, kirira ubusa kucyo ntacyo kitanga nk'umusaruro uretse kuza kona gusa. Ubwo rero parasite, uyu mupoet cyangwa umusizi yari ikoresheje kugira ngo risimbure cyangwa se risobanure exploiter, runyunyuzi, wa muntu nyine unyunyuza abantu, nibyo parasite. Okay, stands for exploiter. Ahero ni amagambo uyu mwanditsi, uyu musizi yagiye akoresha muri iki gisigo kugira ngo igisigo cye kirusheho kugenda cyumvikana. Reka rero dukomeze turebe n'andi magambo. Hano harimo message, ni ukuvuga ngo ni ubutumwa cyangwa se isomo ni irihe. The high middle class should consider the welfare of the poor. Kuvuga ngo abantu bakize cyane cyangwa bakize buhoro bagomba guha agaciro ubuzima bw'abakene. Exploitation of the poor by the rich should be stopped. Kunyunyuza abakene bikorwa n'abakire bigomba guhagarara. Betray is bad. It is better to help someone rise from poverty than despising them because of their poverty. Rero uyu mwanditsi arakomeza avuga ngo ubugambanyi ni bubi. Betrayal, ubugambanyi ni bubi. Ni byiza yuko wafasha umuntu kuva mu bukene kuruta uko wamusuzugurira muri ubu bukene. Poverty makes people to be undermined and despised. Ubukene butuma abantu basuzugurwa. We should end it. Ni byiza ko twabuca bukarangira. Aya ni amasomo. It is bad to be arrogant when you are wealthy. Don't forget the poor might be rich one day and you might be poor. Hano rero ndavuga ngo ntago ari byiza kuba umuntu w'umwirasi, arrogant, kubera yuko iyo uri umukire ntukibagirwe yuko abakene nabo bashobora kuba abakire umunsi umwe, abakene umunsi umwe nabo bashobora kuzaba abakire, hanyuma nawe undi munsi ukazaba umukene, kuvuga ngo ukabasimbura mu buzima bari barimo. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Ushobora kugira business igahomba ugahita usubira hasi byihuse. So
Yeah, so it is not good to be arrogant because you are rich. It is better always to respect even those poor, because today you are rich, but you never know, tomorrow everything might change. Let us see, there is reka turebe icyo twita relevance. Relevance ni ukuvuga ngo ese uyu muvugo cyangwa iki gisigo gifitanye isano na sosiyete. Let us see. The poem is relevant in a number of ways. Kuvuga ngo iki gisigo gifitanye isano cyangwa se gifite icyo gisobanuye ku buzima bwa buri munsi mu buryo butandukanye. In the societies there are people who are humble when they have nothing and are in need of help, but when they get lead they negligate the poor. Nibyo koko ngo nko mu masosiyete agiye atandukanye hari abantu baba bagize gute, baba bacisha bugufi mu gihe nta kintu bafite, ariko noneho ugasanga ndetse none ugasanga bakeneye ubufasha, ariko igihe bamaze kuba bakire ugasanga ewana bazamuye intugu, barimo baragenda basuzugura abakene. They negligate the poor. Poverty is still a common problem in most African societies. Ubukene buracyari ikibazo gikomeye cyane mu bihugu byinshi cyane byo muri Afurika. Exploitation of the poor by the rich is still there. Ndetse no kuba abakene banyunyuzwa cyangwa baribwa imitsi n'abakire, ibyo ni ibintu bikiriho kandi byigaragaza. Iyo ni relevance cyangwa se ni uburyo uyu muvugo ufitanye isano neza na sosiyete tubamo ya buri munsi. Niyo mpamvu tuvuga ngo literature is the mirror of society. If you are rich today, please try to help others who are not rich, because you never know, even you will be blessed. Thank you so much.